muraho tukibakugira SCAM turabashuje kuko musanzwe rero murabizi ko tugira gutya tukajya ahantu hagiye hatandukanye tugafata topic zigiye zitandukanye ndetse tukagenda dushakamo n'abatumirwa cyangwa se abakozi b'Imana bashobora kugenda batuganiriza kuri topic tuba twagiye dufata. Bizera rero ko mwagize weekend nziza, nanjye weekend yanjye yabaye neza, narishimye cyane kuko Imana yabanye natwe. Kuri uyu munsi rero reka twakire umutumirwa tubafitiye, umutumirwa mbizi neza ko benshi muza kunezezwa n'ikiganiro aza kubagezaho, aho tuza kuba tuvuga ngo ese waba uzi icyo waremewe? Abantu benshi ntago bazi icyo baremewe. Muraho? Muri amahoro. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbaza. Watangira wibwira abakunzi ba SCAM TV? Bo izina ryanjye nitwa Maurice Kayishema, nkaba nzwi ku izina ry'umwana w'Imana. Murakoze. Maurice Kayishema ni muntu ki, wenda ku bantu bamubonye ari ubwa mbere, ni muntu ki Maurice Kayishema? Maurice Kayishema ndacyari umusiribateri, umwe mu Banyarwanda bakunze kwita ngo ingaragu, ariko nanone nkaba ntabitesha agaciro kuko Paulo yavuze ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, abibwira Timoteyo. Ubwo rero mbihesha agaciro kandi nizera ko Imana yabikoresha kugira ngo inkoreshe. Hanyuma wenda ku bantu babonye bwa mbere Kayishema Maurice, ni ikihe kintu cyaba cyarakubayeho mu bwana bwawe ujya wibuka ukumva kiragusekeje? Bo kimwe mu bintu byambayeho mu bwana bwanjye biragoye kubyibuka byose, ariko kimwe mu bintu byambayeho mu bwana bwanjye njya nibuka nkumva kiransekeje cyane. Nuko nigeze gutumira abana mu ishuri ryose mbatera ubwoba, ndabwira ngo bose baze mbakubite, ariko nabateraga ubwoba bose baratinya. Kumva gufite imbaraga zo gukubita ishuri ryose? Nashaka kubatera ubwoba, ariko ikintu cyansekeje ndetse cyanantangaje nuko abasore bose bo muri iryo shuri batinye, ahubwo abakobwa akaba ari bo baza. Ni ibintu bisekeje cyane, ako ni akantu gatoya kabaye mu buzima bwawe. Hanyuma twagutumiye kuri uyu munsi kugira ngo tubashe kuganira. Abantu benshi bakunze kwibaza ngo ese ninde wandemye, naremewe iki, ni iyihe mpamvu naremwe? Twagize rero kugira ngo nk'umwana w'Imana nk'uko bivuze neza, ibyo ari byo byose ubifiteho amakuru. Ese ni iki ushobora kuvuga iyo umuntu yibajije ikibazo ngo eske ni iki naremewe? Mu magambo makeya numva nabasha kukubwira mwaka kanya nk'umunyamakuru, nuko ikigaragara iki ni ikibazo nahuye nacyo kenshi mu buzima, kandi nabajijwe n'abantu benshi batandukanye ko nagira umugisha wo guhura n'abantu bo hirya no hino ku isi, abatoya, abakuru, abayobozi, abana bari bo bose. Nagiriwe umugisha wo guhura n'abantu bari bo bose mu buzima, ariko icyo kibazo kirakomeza kikagaruka, ndetse ku buryo bigaragara ko baba dogiteri, baba bahanga b'isi, nta n'umwe ujya ubona igisubizo. Ariko ngewe mpagaze mu ijambo ry'Imana, ibisubizo ndabizi neza ko ijambo ry'Imana rifite ibisubizo. Icyo ni ikibazo cyiza, kandi murakoze kuba mwarashatse kuzana ku iyi topic. Icyo rero nabwira abantu nuko ikintu cya mbere kigaragara, Imana yaremye umuntu, irangije imurema mu ishusho ryayo, irangije iramurema kugira ngo ayobore ibintu biri mu isi. Iyi si ifite biliyoni zirenga 7, ifite abantu benshi batandukanye cyane, kandi kigaragara nuko aba bantu bose batandukanye baremewe ibintu bitandukanye mu iyi si cyangwa se mu buzima. Kuvuga ngo twese urebye ntago duhuye, nta nubwo duhuje ibintu. Rero rimwe na rimwe mbona ko ari ikibazo nk'amashuri, nk'ishuri kushobora gusangamo ishuri rifite abantu bagera muri 20 bose bari kwiga ibintu bimwe, kwiga kuba abaganga. Ntago mpamya neza ko bari abantu bose baremewe kuba icyo kintu, ahubwo bitewe na systeme y'isi na environment n'ubuzima tugenda dukuriramo ugenda budusunikira mu bintu, ariko ibyo bintu usanga benshi muri bo mu twagiye tuganira baba bashaka kwiyahura. Hari umwana w'umukobwa naganiye nawe, ndetse deja twari turi mu ikaritsiye, ambwira ko ubuzima bumunaniye agiye kwiyahura. Muhereza courage, mubwira ko hari ibindi bintu byiza ashobora gukora mu buzima bwe bishobora gutuma ubuzima bwe buba bwiza kandi akabona ibyishimo mu buzima. Ubwo rero hagati aho ngaho ikigaragara nuko kumenya icyo waremeye mu isi ni ikintu kigoye,
kuko iyo umaze kukimenya ni nk'uko umenye destination. Ubwo rero inama nagira abantu basumva iki kiganiro cyangwa se bazadukurikirana hirya no hino ku isi kuri social media, nuko mbere y'uko umenya icyo wavukiye ugomba kumenya uwakuremye. Wamara kumenya uwakuremye ukamwegera, uciye kumumenya biroroshye kandi biragoye, ni uguca mu ijambo rye. Impamvu bigoye ni uko hari satani kenshi igenda itubuza kuba twakora ibyo bintu. Impamvu byoroshye ni uko hari umwuka wera ubidushoboza. Ubwo rero ni ukumenya uwakuremye, wamara kumenya uwakuremye ukanamwegera ukamubaza impamvu yakuremye. Wenda turi aho ngaho, ni gute umuntu akoresheje logique? Wabivuze neza, aravuga ngo umuntu ashobora kubimenya bitewe n'ijambo ry'Imana cyangwa se ahishuriwe n'umwuka w'Imana. So birashoboka umuntu uzakurikira iki kiganiro atari umwemeramana, ni gute ashobora gukoresha logique cyangwa se akoresheje filozofi? Ni gute ashobora kumenya uwamuremye? Nk'uko nakubwiye, nagira umugisha wo guhura n'abantu benshi cyane batandukanye, harimo abambwira ko batemera Imana, harimo abizera nature, abizera ibitunguru, abizera inka, abizera ibintu byinshi byo hirya no hino bitandukanye. Ariko bose uko bimeze bafite icyo bizera kinini kirenze ubushobozi bwabo. N'uwo nigeze guhura nawe nk'uko ngenda mbiganiza abantu, ambwira ko yitwa Dieudonné, ni izina ry'igifaransa, ngira ngo urabizi, bisobanura Imana itanga. Uwo muntu yanyumvishije ko ari Imana itanga. Ndamubwira nturibeshya ko uri umuntu uri nkanyi, ashaka kuntera ubwoba, ariko kugeza ubu ngubu nasize numvishije mbabaye cyane ko umwana w'umuntu ashobora kwiyita Imana, ndetse kugeza ubu tuvugana ntago akirimo ubuzima. Uko nakubwiraga, nahuye n'abantu benshi batandukanye mu buzima, harimo abizera ibintu byinshi bitandukana nk'uko mbivuze. Ariko bose bafite ikintu bizera mu mutima mw'imbere muri bo. Barabizi neza ko hari ikindi kintu kibarusha ubushobozi. Ari abahanga bavuga iby'isi n'uburyo yaremwe bakavuga ko ari uguturika kwabayeho. Abo bose barareba bagera nyuma bakavuga bati byanga bino hari ikintu kiruta umuntu. Ubwo rero mu by'ukuri uburyo ngewe nabwira abantu batizera Imana kugira ngo bamenye icyo bavukiye, birabagoye cyane kuba bashobora kumenya icyo bavukiye, ko bagomba kubanza, bafite urugendo rurerure, bagomba kubanza kumenya ko baremwe, bafite impamvu bari kuremwa, noneho bamara kwemera ko baremwe bakemera ko ari Imana yo mu ijuru yabaremye. Nibamara kwemera rero ko ari Imana yabaremye bizaba byoroshye, kuko nkuko nakubwiye, Imana yo mu ijuru niyo yonyine izi impamvu twaremwe kandi yadushyize ku iyi si. Wavuze uti ngewe ku rwanjye ruhande mbona ari amakosa kuba abantu 20 bashobora kwicara mu ishuri rimwe biga ikintu kimwe. Kubera iki wavuze gutya? Impamvu navuze ko bishobora kuba ari amakosa kuba abantu barenga 20, nuko abantu twese turi mu isi dufite different personality, turatandukanye. Kuba rero dutandukanye, dufite n'ibintu bitandukanye byatuzanye ku isi. Ndeba ko rero ngewe ahubwo ababyeyi b'abana, abayobozi, abarimu bagombye gukora research cyane bakamenya ngo uyu mwana akunda iki, afite iki muri we. Ko mbona ko badushyira mu kabox kamwe bagahindaringa ability cyangwa se ubushobozi abana b'abantu bagombye kuba bafite. Ko abantu mu by'ukuri, wenda mpereye ku Imana, amagambo yabwiye Adamu, yamubwiye ati genda utere imbere cyangwa se go and multiply. Nuvuga ngo Imana irema umuntu yaremye n'ibiti, ariko igiti ntago yabwiye umuntu ngo ugende ugikoremo intebe. Byanga bino gari umuntu wicara atekereza abona ko iki giti gishobora kuvamo intebe. Imana irema ibuye ntago yabwiye umuntu ngo ugende ufatira zahabu yirememo telefone, uyirememo imodoka. Ahubwo hari umuntu wicara atekereza icyo kintu. Ubwo rero abantu dufite ubundi bushobozi, dufite n'ibindi bintu. Urebye n'ibitekerezo ufite ntago ari 30 cyangwa se capacity runaka. Ahubwo ni ibitekerezo bitarangira. Uzi inshuti zawe, uzi story zabo, warize, ufite ibintu byinshi mu mutwe wawe. Ahubwo nsanga ari uburyo bwo kugira ngo bagende bahindaringa ibitekerezo byacu, batubuza gutekereza kure. Bagende barusha berekeza umuntu aho bashaka kwerekera, ahubwo batamwerekeza mu mugambi w'Imana. So ibyo rero nibyo nari munsi hano. Iyo urebye ibintu iterambere ririmo riragenda rizana muri iki gihe, abahanga bari kugerageza kugenda bakora bishobora korohereza umuntu ibijyanye no gutekereza ndetse no kumworohereza ku bijyanye no gukora. Ubona ntacyo bizabangamira ku buryo Imana
yaremye umuntu cyangwa se ubushobozi Imana yahaye umuntu? Nge ku giti cyanjye ndetse nanabwira abantu baba badukurikiye ku iki kinyamakuru cyangwa se bazadukurikirana kuri media mu buryo bwe bwose butandukanye, iyo ndebye isi mbona yarazimiye, yaranatakaye. Iyo urebye ugasanga hirya no hino ku isi mu bihugu byinshi nk'ubu ngubu UK tuvugana hari degrees zigera muri 32, kandi ho harashyuha, ntago hari umuyaga nkanga muri Afrika. Urumva n'abakoresha air condition mu bo twavuganye muri iki gitondo bambwiraga ko hashyushye cyane. Uvuga ngo ni amamodoka menshi ari muri London yabaye menshi cyane, afite imyotsi igenda igatwika ibintu biri naturel by'Imana yaremye. So iterambere ni ryiza, ariko abantu bagomba kumenya ko uko bizakabya bazagenda badistroyinga cyangwa se bica nature y'ibintu Imana yaremye. Ubwo rero byanga binoga ibintu bijyanye na technology n'ubuhanga bw'abantu bari mu isi bagomba kwitondera kugira ngo batazakora ibintu bitandukanye n'ubushake bw'Imana, kuko kugeza ubu ngubu hari ibibazo byinshi turi guhura nabyo mu isi bitewe n'uko turi kwangiza ibintu nk'uko Imana yabiremye. Ugasanga nk'umuntu afite ikizu kinini yujuje ahinduranya amamodoka, afite ikimodoka kinywa litiro zigera muri 6. Uwo mwotsi usohoka mu iyo modoka mu by'ukuri uragenda ukangiza nature, ukangiza ibintu Imana yaremye. Ubwo rero abantu bagomba kubitekereza, nimba hari na technology barimo bakora bagatekereza ku bintu bijyanye n'ama electric car, ku buryo tangiza nature y'ibintu Imana yaremye. Niyihe message watanga ku bana bakiri batoya kugira ngo bazakure basobanukirwa uwabaremye n'impamvu yabaremye? Message natanga ku bana bakiri batoya, ndetse sinabo gusa ahubwo n'ababyeyi babo, nuko bagomba gukora ikintu cyose gishoboka kugira ngo bamenye umuremyi wabo. Nibamara kumenya umuremyi wabo bamubaze n'impamvu yabaremye, kandi buri muntu wese amenye ko iyi si ibintu byose Imana yaremye ni byinshi biratandukanye. Harimo ibintu byinshi twavumbura nk'abana b'abantu, ariko tukabivumbura atari byo kwangiza ubushake bw'Imana, ahubwo tukabivumbura ari byo kugira ngo twuzuze imigambi y'Imana. Hari ibintu twakora, hari ibintu twahindura mu iyi si, tugahindura ibintu iyi si kuba ahantu abantu bashobora gutura kandi bose babanye. Nk'umukozi w'Imana ni iyihe message watanga mu ijambo ry'Imana ihura na topic dufite uyu munsi? Bibiliya iratubwira, iri ni ijambo abantu benshi bazi kandi bakunda. Bibiliya iratubwira mu gitabo cya Joshua igice cya 1 ku murongo wa 7 kavuga ngo Bibiliya ikavuga amagambo akomeye, ikavuga ngo ndi kusa nk'usobwa gake kubera ko wenda namenyereye gukoresha ururimi rw'icyongereza, ariko mu rurimi rw'icyongereza riravuga ngo this book of the law shall not depart from your mouth, you shall meditate on it a day and night, so that you might cause your way to be a prosper and to have a good success. Bivuga ngo iki gitabo cy'amategeko ntikizave ku kanwa kawe, ahubwo uzajya ugitekerezaho ku manywa ndetse na nijoro kugira ngo kizarusheho kukuzanira iterambere. Numva rero Bibiliya irimo ibintu byose dukeneye kugira ngo tubashe kugera ku mugambi w'iby'Imana yaturemeye. Murakoze. Reka rero tubashimire kuri uyu munsi, ngira ngo hazabaho wenda undi munsi twongere tubatumire, aho tuzakomeza tuvuga kuri ibi bibazo bigenda bikurikira abantu benshi bakunze kwibazaho. Munakunze kwibaza ngo ese ndinde, niki naremewe, ni naje mu isi gukora iki, niki naje gukora mu isi. Rero mu biganiro bizagenda biza tuzagenda dutumiramo n'abandi bakozi Imana bagiye batandukanye, tuzagenda tubiganiraho, aho tuzagenda turushaho gusobanukirwa icyo twaje gukora mu isi, icyo twaremewe ndetse n'uwaturemye, tuzagenda turushaho kugenda tubisobanukirwa neza. Reka tubashimire kuba mwemeye kwitabira ubutumire bwacu bw'uyu munsi. Murakoze. Murakoze cyane.